Daimoni kankurura ikanyibutsa kariwe chaka iyo ndimo gusegesha dadiro dararuguruka mugabo nawe yanereranye usubukoko nagabona ko ndushye ibyo kwabinkundisha ko niyamozi bizengurutsa uzi gukundwa n'umukobwa w'umurundi ubu ngubu ari gukora iki hanze kazi nindumamagaye amawusha wowe kwavuye ahangaha kambira kwere ubwo ni mabuja arugaramamagara nazinze ipantaro ndamwitaba kwe singure vuba niruka Kadogo aburura mukozi gemba namamagaye naga bari kunyumva ntabwo kibibona ko mba ninaniriwe Kadogo abe mawusha abundi nkaho ngo buri gukora iki Daimoni kankurura ikanyibutsa kariwe sha gabanya amagambo se nyine ego mawusha ubwo saro ukiri hehe narindi gukora utuntu tw'udusuku hanze ariko rebye nduba wambaye nubwo ubundi nkawe kuko wagiye wambara imyenda myiza yose ubu iyi niyo myenda myiza mfite kandi kadurananiye rebye byonyine uba uje hano wambaye nta soni ufite nasi imyenda siyo myiza uzi imbere yanjye nasi siyo myenda myiza ubizi mfite turadufara ndakubwiye ngo mbare kabiri iyo myenda natakibona ukiyambara ujye unsanga ngaho usa neza iyi niyo myenda myiza ngira ariko hamabuje nawe rero ubu ntabwo nsa neza ubwo se usa neza hehe nibyo byenda wambaye narindi guteke amafaranga yose maze nkorera hano narindi gutekereza wenda ko twajyana n'igisenyi ku mazi nambaye no myenda ntuntu gezaho ujyana nande ku mazi nawe mawe gusi wowe 30 ndabifite gihe twagenda ariko nakurutira boss ndakwiyamye boss yigeza kujyana ku mazi ntukajye unshinga ubwo wabona nkawe koko ubu uri kubona nibyo byenda wambaye ngiye uri kubona najyana nawe ku mazi nubwo wamamagaye ndisoke umva nyine nkubwire ubu urabona boss abatagusize je nakujyana buriya na boss wese boss ari cyakoma yagusize tuceceka aho ngaho se nyine ariye kamunyereka ndakwiyamye ahubwo se kugenda unzanira amazi yo kwinywera se nyine gira vuba itekerezeho mabuja mvaho hano ndanagukunda njye reka kumfataho se nyine caho ugende se nyine ubundi nkamwe koko bakadogo biyi minsi rwose sinzi ukuntu mukozwe babari ngurize nk'ibihumbi 500 basi ayo mafaranga ufite umurimo w'ingwate umurimo se ko ufite isambu turangije kubyara natanyigurisha amafaranga ntago nayabona rose basi wamangaye mbabarira rwose cyo kora hanyuma y'amezi 3 kandi nkubwira ati indirabura ibyumweru ngibyare amezi 3 byashoboka ako ubundi umugabo urukoze yarutorabwiye hehe koko ubusa nikirera n'ukuntu mba nibereye ahubwo tebuka Kadogo aje tebukana amazi se nyine udamutekereza amarira kuzura amaraso mabuje urumva ukuntu mutekereza amarira akaza mu maso njyewe unekereza uko na type yawe akira ahubwo mungweshe ndabanya se nyine kiki ubundi nkawe ko nureba kireka mungweshe dore ubuvunika akwiyamye se nyine ubuvunika kandi umva Kado ntukajye umenyera nta kibazo ako nareba ubitekereza soka se nyine umva uruhande shamani niyo yonyine nari mfite no kubura inshuti yanjye akoze ukuntu aya mafaranga yabuze nose ubwo urabigenza urapfa n'abanyerondo niyo basigaye bahemba nose basi wowe muramangaye basi wenda debe ko nta kimura bibibazo nese wowe kumbwira 500 erega 500 umuntu ahugurisha inka cyangwa isa ndabizi biragoye ariko nawe ingereranyije ibibazo mfite nawe mwamfasha utamaye ngo musenga ni iki nari bikuri mu kashi nabonye ariho nkongeye izindi senka biburyo bigiye igitano oya ijana rwose nta kuntu ntakugize ibyo byenda bimeze icyo bikunuka
nyine wowe nareba uzanzanira agapantaro muri yandi ya boss niba ari yandi hirwa n'itanu n'icyenda dore dore message ngiyi Imana guhumugisha we noneho uzi ukuntu ugiye kwa muganga ameze bati baganga mwigireyo dore boss araje urumva ariko noneho nawe nimara kubyara aho uzahita uza basusure n'umwana we nzamusura ariko mu mezi 3 we ahumura genza nayaguha no mu kwezi kumwe humura muriya aho kandi n'umundi ukiri umushaka baravuga ngo aho umugabo nguye cyurenza ubutwatsi yawe ndengeje ikirundo ugomba kasi wumva se kuri umuva ahubwo dusubire rwanda ayizanye mavja tabukane ya basese urabona igihe wagendeye ukaba ari bwizanye ati ntayizanye nta kibazo ibihumbi 100 nangahe na 50 ko ari menshi ra shareka ubwiza ukuri nijye ufite inshuti abandi barabeshye inshuti basha kuguha ibihumbi 150 muri iki gihe yaza ariko nzayamwishyura ntari reka kubyara bivemo nzayamo kanongendeye kuri message neza aracyari nijye ufite inshuti abandi barabeshye wahitira kukabarira kabanze mitire kukabarira ahubwo nayo nari ngiye kumubaza abikubwira utamubaza yagutaye gabanya se ahubwo nawe n'isoni wowe aba yagutaye asema nawe ujye uba umuntu ukukoze saba yagutaye bose aba yagiye kwinywera ubundi nafite na mituweli wana ubundi si ibihumbi 20 kuri mituweli ubundi byarenga kajya kuyabikuza ubundi mbanze nikorere ninywere mbanze ndebe ukuntu Yesu agira neza naramubonye kwa Karori yagiye ese ubu none mana yanjye izi ntebe nagura singaminda koko kuri kumva ariko ngirinda imyenda mwiza nk'inginda ndebera ndi kumva n'umuntu kwawe nishe umuntu kukwisha ahubwo naguhumuriye nagushaka ko ngenda ariko kuko uri kuvuga ngo iki njyewe nagushaka ko ngenda ubwo nako mabya mva nyine bari mubwira amabure ntabwo uzi ko twebwe abantu bo mu ntara amafite mu cyari wacu urumva se mu cyari wacu iwacu reka kumubaza hasi ibyo bikora ngo nuko mba naguhaye umwanya ukaza ahangaha mu ntebe ukaza none ibyo ngibyo kunywa nta soni ufite iwe mu cyari wacu mafite imirima n'amazu bose reba murakodesha ubu ngubu wemeye njye nabigurisha haguruka ugende se nakumvishe nyine geza ako tuzabikora shaho ugende se nyine mva n'uruhande ndakwiyamye uretse ariko ndaza kumubwira ibintu byose biri gukora hano ahubwo gukubita ahubwo nuko ubona reba nka buri umugabo wanjye simba nzi ngarihe ubusa ubu ari hehe wagira ngo ahari barabanerereje nimba nzabata mu rugo nkigendera simbizi rwose sinzi icyo gukora ibihumbi 100 byose na 50 nkabenywamo agacupa ka Kevant kamwe katageze no mu bihumbi 10 ariko mana yanjye wari kiragiye mu kabari koko wallahi ubona bitewe n'iki ariko mana yanjye mana yanjye iyo nibutse ibintu bibaye mu kanya mana yanjye mu kabari we kakagegera kanwa amafaranga ngo kagiye kuzana inzoga ibihumbi 100 asubona bimuheraga iki koko ibihumbi 100 koko akama kacupa ngaka wababa we mbega akagegera ariko nkafashe barahise kaga kigira kiza nyina kagahambirwa nagakubita ngenda gukira
wapi mani wa muntu byabiciri yarabinyimye. Yego mani nyine niko bimeze naho ubundi nakundi byagenda nzajya kumureba iwabo. Ariko ngubu kwe ubu koko nabikurizaga iki koko wana. Usko nari jona nsigaranye none umugore waje. Nakira cya kadogo cyo mu rugo kihora kibegera. Umva reka mbe nkuretse hari niga yanjye mbonye ndi kubona byayicanze noneho kandi ashatse umugore ejo bundi walayi. Maye nka data weje. Naho ngaho ugeze. Ni wowe mbona ugicara hano mbwire neza. Icara hano mbwire neza. Byakugendekeye bite? Oya reka inzoga byakugendekeye bite? Mbwira numve ntabwo ndi kukumva neza. Amafaranga yari menshi barayajyanye gutya mu kabari. None se byagenze bite we tuzi ubanza umbwire. Umugore aranyica we ase umuntu ufite umugore utwite gute ugira imyitwarire nk'iyi nk'izi saha nkubonye uri kunywa inzoga. Ubwo niyenda no kubyara ahubwo. Yenda kubyara? Ufite umugore wawe yenda kubyara wowe uri mu kabari uri kunywa inzoga. Tuza reka nkubaze wowe urimo urataka ngo barakwibye. Wowe urimo urataka ngo barakwibye ufite umugore ngo bita Kalisa sobozi utayaraye. Reka nkubaze yamurije amafaranga 150. Ubwo ni ubucucu ugiye mu kabari bagira ute? Bayajyanye. Bagize ute? Bayibye. Umuntu w'umugabo ufite ubwanwa notse bagurisha amafaranga barajyana. Nari ngiye kubanza kuvuga ndabyemeye koko ubwanwa sibwo bugabo. Nari navuze bwo bugabo. Nari navuze ngo ngiye kubanza kugira ngo kuyabikuza ngo ngiye ngo mbone guca mu kabari nyafite. Barajyana yose. Yewe Pekisha ongera unsubiriremo na nubu sinari nabyemera n'izina ry'Imana sinari nabyemera. Message kuri mu musufiri wa papa yajyanye nayabikuje dore iyi message. Amafaranga 1000 ukabikuza ukajya mu kabari uzi ko ufite umugore utwite ejo bundi ugiye kubyara. Ubwo se icyo nasakiraga. Pekisha nagiye kuyaguza umuhungu arayama gutya ndavuga ati ukwezi zayamuza. Nawe uri ishyano ry'umugabo n'ukuri kw'Imana. Mituweli ntabwo yarenza 20. Mituweli ntabwo yarenza 20. Ubwo nasoni bigute. Navuze ngo reka gende nkwabi. Siko nanjye mangayitse ubwanjye. Ujye ubugabo umugore wawe akira aya niyo maronko yawe. Tugende urambabaje gusa n'iyagahinda tugende. Reka nkubwire tugende mugezi wawe ariko nawe ushaka akazi mari ni cyangwa ubuhagaze mani cyangwa se wallahi suzi kabasore b'i Kigali bambara neza ariko nakazi. Debi cyangwa ubuhagaze. Cyangwa ntago ari cyo kivuze ko ufite akazi. Nafata aba baby gutya. Ese man kuba nambaye neza bivuze ko ufite akazi. Ubuse nakazi ufite. Ngo si imyendo yikura hesa gutya mani. Nk'ubu wari uri he aya masaha? Ako saha narindi se hano higa kwa Kalisa. Je nigeze genda ngo ndenge intambwe ebyiri. Kwa Kalisa ni kwa Kalisa so ko ari inshuti yanjye tugenda tukaganira. Umva kintu. Jewe ndashaka kumujyana cya boss man. Urumva? Siko bazakura samani. Nkamumanukana hepfo mu cyari wacu. Urumva? Wenda gwa amafaranga. Hari umupfumu twavuganye
nose igihe cyose nukuzambura nicaye hano ntabwo buriya kuntu wabansize ukansiga ameze gutya none warangiza ukansigana kiriya gikozi banza rinda kiba cyasize mu ntebe uyiga ibijumba mani akajya kugurisha mani amaye none se ushaka kumuha umuti ushaka kujya kumuzanira umukunde mani oya n'umupfumu mani babapfumu bita ba Sarongo subazi shashiri humura ntabwo mba nagiye kure mba ndi hano hafi sawa n'ubu ndi hafi nose si ubu uri kumwe n'umukozi ubundi abakozi subiza ukuntu bagira story reba nkaba akaza akica hano mu ntebe inda zose ari kwishima abo nta n'ibiheri yashyizemo hano ubundi ubu ngubu ntabwo byangiyeho wabireka nasi yanyemereye umuti nkamujyana burundu nkamwambura abana be barakurashaho ubukere barakurashe kabisa kampare urumva inkoni yawe se kinuka icyuya mani oya we ntaribi urumva ntabwo ibyo biceri urumva noneho azanjyana no mu cyarura ngo abagabo babiri mu nzu ya mama se bamwizaniye kandi none se ko namuza muhamagare tumwirukane cyaba ushatse wanamwirukana abakozi ariko kadogo bana yanjye ariko nanone uzamwihorere apfa kumba hafi wowe udahari kuba hafi urumva ukuntu abantu bagowe abagabo twaragowe mfema dombe ngengo ngakuba hafi none izi ntebe yazigura ariko reba ngo izi ntebe yazigura iri kote yayamba manange ariko reka ubwishe uriya mukozi rwose amaze kurengera noneho ubu ngubu agiye kuzanderanya nawe urumva njye nirirwa mu rugo njye nabuze ukuntu nagenda nyine yewe mfite amafaranga menshi naguha akazi urumva umva nyine wakintu we urumva uriya mu mabuja tubana naramukunze urumva wowe naguha akazi wena nubwo wakunze mabuja atari akazi ko kugenda ukabayo akoshereza ubwoba mafite ahantu hose mbandi kuva ati mana yanjye ngubu ngize nk'ibyago ngasanga wanyereye umwana avuyemo mana yanjye noneho kiriya gikoze icyaha hano ibintu nagikorera namutegeka kuva hano akagera Nyabugogo yambaye ubusa nta na bogisa yambaye sheri ariko ubundi ndi muzima reka numve amenyo 12 nkavuga ati ngende murogeshe ariko nanjye nsubire mu cyaro mumanukanye aho bukera gukubita isasu ryo mu ndyo karaka boss mani isuku gatekera umureti nkakushyiramo ibiboro mani nako kakasara mumeni nkamumanukana mu cyaro nkaza Kigali nuko ubona nambaye gukika mani mfite icyo nzakura nzamumanukana ibi ubwo usanzwe ari umusirikare abakobwa bagukunda cyane kuri umumeri nzamumanukana akoshira maze kuba inzobe niba ari uyu mwana urimo hano we ntabwo ubibona uko n'inzobe wari wambuze uvuze iki numvishe iki amwiriwe boss oya garuka hano umbwira ikintu uvuze boss ndabona boss mana ari hari hanze hari ibintu by'amabuye bishobora kumura urambwiye iki se kandi none namubwiye ngo nzamujyana Gisenyi n'abagore abizi n'abanga bagira kuva kera wagiraga ubugambo reka ndakuzi akirume namba zawe turaza kuvugana wowe urumva ndahita nyagukubitiraho akitwa kadogo harya mani byo nari mani wowe ndahita nyagukubitiraho turaza kuvuga zombeke akosheshere ubu ngubu uranjagaraje umutwe wanjye ubaye nk'ikintu kuko bajya bavuga ati abana iyo bashatse baba bafite ibibazo ubu ngubu nari nahereye iruhande mbuze amafaranga ejo bundi ugiye kuzabyara umuntu naringezeho wa 11 ubu ndamenya ninde koko ubundi abo bantu buri kwitwaza ngo amafaranga abaye amafaranga simbona n'inzu udaheruka kuyishyura mbese kuba naheruka kwishyura inzu birakureba wowe bitandeba se ubu ngubu nyinzu yaje akansanga ahangaha ntabwo ari njye abaza wowe nyir'inzu ntajya azuznya umugati igihe nzajya nyishyura ariko dore turi mu gihe cyo kubyara amafaranga yose ndi gukusanya none ukaneza iraka ryasi y'imbwa y'imbesire toka wewe nka cya bosi kiba kivuga ubusazi reka nyitwara uriya mugore none
yakirimo gisakuza aho gra mugore reka nyimugitware iki kiza cyasinze cha kimujyana mu manukane mu cyaro ubundi iri joro nibwo nari mu manukane anicare hano tuganira ubundi aho sure wako ibintu bibaye neza mabwa wacyumba barira ko ariko kinari bijyanye nawe urabizi si byose hari amazi mwihorera ubundi utwo ayo maguru urambura wakayakizeho hafi ku maguru nawe rero kamana hanjye ko ese ubundi buretse se urikira ahangaha ariko unashyize hano amaguru ntukavune kadugu ujya umbabarira rwose nanjye ubwanjye simba no nyine nawe ukajya ufatanya na stress mba nifitiye ko mahoro reka nta n'ibiri ryawe nka cya boss ahubwo se kado basi reka ahubwo mwisabira ahantu numva ari byiza ntabusha erega aha nako umva mubwire nyine wagenda ukanshakira ahantu nyine hari umugina ukanzanira agataka kaho ndumva nyine ariko nshaka agataka ibi bitaka se bino mbona oya wowe nyine wagenda ahantu hari umugina wabwese nkazana isuka hano hose nkaharitu ntabwo ari ibyo ngibyo he ndi kukubwira urumva uragenda wowe ureba ahantu hari umugina imiswa yo kujyana nyine ugenda ukure nyine nurangiza uzanira akagina byose n'imiswa mbizanana ndakubwiye ngo unzanira kondo kaho ngaho akondo itaka nyine kwa kundi imiswa ibitosa mitemos unzanira agataka nyine kumutse njyana isuka kandi ako kanya mbare kabiri njyana isuka n'umufuka se genda abantu bindi ubimbaza cyavuba kandi utebuke garuka hano mubaze usenda ubuzanye natararenga n'irembo koko umva nyine kamanze mubwira kandi kantu numvishe nyine nshaka urumva umva nyine ugende munshakira ahantu murakura imegeri ndumva izo nshaka imegeri nikakumbaza ibintu byinshi wowe ushaka ahantu zikura cyangwa simbizi imegeri ariko zibirogeye imegeri nyamegeri imegeri nyamegeri ubu niyo wazenguruka isi yose ubu se wazibona ndakubwiye ngo ndabe nzibo ariko ahantu nzi bacuruza izo modoka itwa barishikira nabi umva nkubwire izo ngizo zo mu gikari nazo nshaka zo mu gikari nshaka za zindi zo mu kwa kane nyine zifite icyanga nizo ngizo hari ahantu wandangira nazikura se reka kubaza byinshi